ntacyo ntakoze, amashuri narayize, ubwenge ndabufite, ndadepoza. Ni ukubera iki aho ndepoje hose akazi batakabimerera kandi mfite ubushobozi? Kubera iki abadafite ubwenge nk'ubwo nibona akazi nkakabura? Ariko menya ikibazo cyanjye, nshobora kuba ndepoza ntabanje gupfukama ngo nsenge Imana nce bugufi. Igihe nyine ifite ubushobozi harabona igihe nari nezerewe hari abamvugishaga nkabihorera. None aho ngo nsabe imbabazi umuntu ntize mpemukira, uwajya gusaba imbabazi ubona yahemukiye. Kadogo Karame bose. hari ikintu ndakwima? Oya nta kibazo. Singwemba neza. Nta kibazo ndakubaza. Dufitanye ikihe kibazo? Oya nta kibazo pe. Noneho Karame. niba nguhemba neza, nshaka kugira ngo nanjye uzampa agaciro nk'umuntu uguhemba neza. Wasa sefite bose. Ikoze ufite ni uko nguhemba neza ntuma amakuru abera hano mu gipangu nk'uko nyagusaba. Nta kintu nabwisha. Icyo nzamenya nzajya nkubwira. Nta kibazo. Nkemerera agahimbaza musyi kugira ngo njye ujye umpa amakuru yose abera hano mu gipangu. Nzabikora. Bose jewe nzabikora pe. Nuje gusaba ikibiriti nzajya nkubwira. Byose nzabikubwira. Amakuru pe byi. Ukunda iki? Ngiye nkunda umubosi umemba nk'uko umemba. Icyo ntazagukorera nanjye nzagira ute ntuzakinkorera. Karya pole gashara kwinjiza primiza amakuru ku gihe yanyujije akazi kose nzakika gashara dogo ibintu byakunze yanyujije byose byawemewe n'ikibazo nzigirira ni tayari ibintu sinzavuga nicyo yazi inshingano ya mpasi amakuru nzayamuha akazi kisi ikintu na kimwe ntihameze azi ko nabona aferi yabaye yatanje ibintu byose ngo nzajya tubivugana ajya yamba nanjye nikorera ibyanjye nta makuru afite nzarebe cyangwa bose kubwira cyakomeje iki ku kazi? Abagore dukorana babyoroshye ntabwo babyoroshye hari ibyo tumvikanaho usanga ntabwo turi kugenda neza birananiza. Uzi ko uriya mugore ukomereza mu kazi, uriya mugore twiganye, uriya mukobwa twariganye, uriya mugore wawe afite ubushobozi, uye kwangira ku iwanyu ngo nta bushobozi bafite. None nyuma dukora ko nakuriye mu nzu y'Imana nsanga nawe ndabitakora umuntu. Nyuma y'ibyo arambwira ati se umuntu uzakugirira akamaro, umuntu uzagusohokana, umuntu utazakugeza mu bandi. Gukora ni ugushyigikira urugo rwacu, turi kujya imbere heza, abana bacu baradukeneye, sibyo? Reba nka buriya Daniel aradukeneye cyane kurusha undi muntu uwo ari we wese. Tugomba rero gukora uko dushoboye, none dore ko ukaboneka ari umwana w'umukobwa, akwiriye uburere, akwiriye kubona byose akeneye mu buzima bwe. Urumva abana b'abakobwa urabizi barashukika, bakatubonyeho ibintu bazajya kubishaka hanze.
bimeze biteze akazi n'ibintu bisanzwe reba bosi wanjye urumva yarambaye yinjiye gutya urumva agira turi umusirimu urumva reka urumva bizi ari imfubyi yanyegeje ubu nanjye n'ubundi bashobora kunyegeza ariko umuntu oya nawe utangiye gusakuza mu bakumva nawe ugashyiraho impungura n'agasha imbweduke agakumva arafunda abakozi baba bari kureba za filimi ndashaka ko nzakwerekana nsigaye nkorera siporo reba amakuru asigaye tujye duterura hari ahantu nabonye nka makeya muri jimu urumva nabonye uzika umuntu reba ukuntu bose wangana uriya bose wangana kuriya kubera siporo navumbuye na jimu ya makeya urumva hano tudutuza twari tumeze nk'uko bakabitanga uzi nk'ifoto waba ufite ubaye uri umusore ungana nk'uyu kamera yewe ari kubwira bikabimeze dore mani azamukubita ntabwo nongera urumva reka sheri humura n'akazi rero kazaboneka buri joro ndagusengera mvuga ati mana rwose umugabo wanjye akazi kandi uzakabona humura bizagenda neza humura so yawe kwiheba ni ukuri sheri ntabwo inshuti yanjye wanyemereye ko byose bizakorwa ninca bugufi gusaba imbabazi Charles yarambwiye ngo ntabwo ari wowe muntu muri iki gihugu nta n'uwo wahindutse wenyine Charles yarinye ko nzabona akazi ninca bugufi rero uzagenda umusaba imbabazi ugende neza nk'abantu b'abagabo reka muri abagabo ntabwo mwaba mugomba gupfa gusa rero biriya bintu biga mwapfuye ni ubusa sheri ntabwo twapfuye ubusa ni ukuri njyewe mbisesenguye neza mba numva nyine ari ibintu biri aho bidasobanutse uzagenda umusaba imbabazi nawe waba uzi ko utari mukuri nawe waba uzi ko ari wowe uri mukuri atari mukuri kugira ngo mubane neza uzagenda umusaba imbabazi amakuru meza nawe biraho nyine ni iki gihe mwe bameze mute Jesse nabonye yanagusabye ko uzamuzanye nawe umusaba imbabazi nkabona ko mu buzima ari ibintu bisanzwe kandi buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo utagira rwose ntazazigirirwa muri Charles nambabarire ibyo namutekereje muri ibyo yakoze najya ngo namushimire nawe umushimire ukamwakire umugabo ugenda kuri shubiti nawe ikiganiranye nawe usanze n'amagambo hanze ushobora kuza umushimire na Charles shiri wanjye rero ugomba kufatanyiriza njye naramubwiye ati gusaba imbabazi ni byiza sibyo yakoze amakosa yo kuba yaraketse ibintu bitari ukuri ukenda mubwira rero agomba kugira ute gusaba imbabazi dukomeze inshuti z'umuryango nziza nta kibazo papa Daniel ni inshuti yanjye kandi abizi ko no mu kazi twakoranaga kandi twakoranaga neza numva nta mpamvu rero ariko rero arimubwiye ngo sinabikubwiye papa Daniel yari nakubwiye ngo ugiye gufite ugahora tukaganira nk'akazi wahita ugaruka mu kazi nta kibazo kuko ntabwo wari umukozi mubi wakoraga neza ariko nyine urumva ziriya conflict zari zajemo ntabwo wari gukomeza akazi ari muri amwuka rero ku giti cyanjye mashimye ko mwatekereje kuba
mwansaba imbabazi buriya ni abantu bakeya bashobora kugira ubwo butwari bwo kumva yuko yasaba imbabazi sibyo yasaba imbabazi ariko ubwanjye ku giti cyane njyewe dufatanya rwose ndamubabariye kandi dukomeze tubane neza ndatekereza yuko n'ibintu birangiye muri kiriya kimwe tukagenda ndagusezeranya ko uzahita utangira n'akazi ndabashimiye kandi gufata umwanzuro no gusaba imbabazi n'ubutwari nasabaga yuko urwego narengezemo nirwo muzamusubizamo of course reka turi inshuti nta kintu cyatunanira ubwose ugomba kubusubiramo nta kibazo kugira ngo rero nuko nyine nari ncanga ko nkakomeje kumamagara cyane kandi nkumva nabi basuzuguye kugira ngo nasubira mu kazi nabwo mu cyumweru gitaha ukamenya ndaza kumubwira uko gahunda zimeze uburyo yatangira akazi kandi mugiye ngo nabasuzuguye rwose ntabwo twakomerekeye nuko ndi mu kazi ndi kwihuta murakoze rero kugira ngo nagenda kandi mwagenda kamashimire inshuti zanjye zose ko nisubiye mu kazi kugira ngo murakoze rero inshuti zanjye zose nisubiye mu kazi mwabonaga ko nta kazi mfite nawe atagira amamagare ariko rwose bayishyure ko nta n'impamvu bazabibona reka bazabibona rwose ubu ngubu ibintu bitayari nta kibazo sheri nimara kubona ko nasubiye mu kazi utampamagara arongera amamagare niko bigenda biyisubiza n'utangurira agacupa arongera agate takagira rero bwanya bakodanira ntabwo wakwishima wabona nonese akazi kuri uyu munsi kagenze gute ndabikuyemo gake ariko nta kibazo nanjye nyine akazi kagenze neza gusa hari ikintu nyine nenda kukubwira cyiza pe ntabwo ari kibi muri bintu byacu si twaba birimo imana nta kintu kibi kirimo ni ukuri nyine urabona ntabwo ari ibintu nyine bindi bidasanzwe ahubwo ku kazi hari agaporomosiyo bampaye bampaye rero akamisiyo kuva ejo mu gitondo ndajya gukorera mu ntara nzajya Butare rero ndamarayo iminsi 3 birakara ni akazi kandi reka mubwire birimo inzonobiri birimo inyungu byata ibaze yuko ukumva abantu babona amafaranga menshi sibyo ya misiyo urukumva kandi ako kazi ngiye gukora gashobora kuzatuma bitewe n'ukuntu nzagakora n'ukuntu nzitwara wenda na situation ukuntu nzasanga imeze bizatuma ushobora kubona na promotion mu kazi nta mukozi urabizi mba nagiye mu kazi nzaza njyana mu kazi njye guteka njye gukora imirimo gusa urumva ibintu nzabishobora ariko ibyo biroroshye cyangwa se ubundi umukozi ngo udashaka undi mfite amaboko angahe mfite amaboko abiri nyine nusi ko udashaka undi mukozi ubundi ikibazo none se igihe kibazo se waba ikibazo se ndamukora nese umukozi waramuzi shu ngaho nawe mbere yo kugenda uzaba zimunshaki come on nose mubwire uriya wagiye urabona mukuye he nese njye urabizi ko nasize mu komisiyoneri aramunshaka nese urabona ko kanya nzamukora wamubura shu kandi none hari ikintu utekereza natekereje buriya nakunze nabwira zamu urabona zamu ni nkaho ugiye gusigara rugoye zamu akaza wenda rimwe na rimwe utuntu tworoheje akazajya tugukorera urumva ngenda mutereta ndangurira akantu urabona zamu yikunze urabona uriya muntu umeze nk'umuntu byacanze ari uzajya kubonekera ibyo njye burya ntabwo uri kuvuga umva ntabwo mvuze guteka ibiryo ashobora kugutekera utuntu tworoshye n'ubibabarira nta bintu byoroshye nanjye saza mbabarira burya ariko shu ntabwo ari ibintu bikomeye cyane none se ndeka akazi ntabwo umva profili bakoko nyine we ninza nzaza twarabitunganyije sibyo ibyo kuvuga ngo nuza rero nibyo biri kuntera stress ariko ubwo nubwo wishimiye promotion tuba tubonye mu kazi oya ibyo nabyishimira sibyo byanashimisha pe ariko si nta mukozi mfite hano nese umugenzi aza mu nzu mure n'ikintu hano umwenda hayi buri kimwe cyose ubu sinumva ndabyuka mu gitondo ngazinduka mu masaha kumaka bari gukora imirimo zamuzajya gufasha utuntu ushoboye ese wagira ngo suko umutereta wibeka akazi kari ubuzamu ibyo bintu ni ukumwinginga tukamubwira twumva yuko wenda yabyumva nabyumva n'ibintu byo kumutereta sibyo wihangane ahubwo wowe mwanze ufashe ibaze aje akumva uri kuvuga gutyo ubwo urumva iyo service yawe none se nkube nizamurinda ku gipangu nagahinekera ntabwo avuze ngo ajye gutekera ibiryo azajya agufasha utuntu tworoshye ibyo byoroshye none bizazinekera
no umusishu ntabwo ushobora no kugenda ukajyana KFC ukagura icyo kurya ukakizana no kuri no se nabutekera ujya muri KFC buriya urabukora mu karere muri restaurant bateka neza sibyo byo kujya kuri hanze mu buryo bwese nabishobora humura birabyo cyangwa ngo mubwira kandi ngiye kubwira papa Daniela twiyunze nagiye twinamusubije mu kazi namusubije mu kazi nagiye kare mubishije ariko muri iki kintu cyatumye mubabarira nuko buriya mugore we mutamuvukana ari umuvukanyi wawe bana narindi ndavuga ati n'ubundi madamu kandi madamu ubona ko kare nawe byo mubwiye tubyo bagufije ari kumubwira madamu Umuzamu noneho tumubwire araganda sibyo ubwo icyo ni kiri kumpatisha nicyo upatishije muri make oya ntabwo cyo gufatisha no se mubwiye inkuru nziza izose yiri nabonye promotion mu kazi sibyo kandi iminsi ndagenda nkamarayo nagaruka ikindi cya kabiri sibyo umugabo wa mukuru wawe urabona ko biriya bibazo yarazanye bansabye imbabazi naciyeyo kare bagenda turabisoza namusubije mu kazi wumve yuko nawe turi bumanukane nyine Butare nawe turajyana nyine mu kazi tugiyemo umugabo ubwo rero umva akaramva kare ibintu byiza umukuru wawe ntabwo araguhamagara se kubwira ntabwo arabimbwira ariko navuye yishimye nawe wampamagaye ntabitekereje mu mbona mpamvu nk'abantu b'abagabo tugomba kwicara tugakemura ikibazo sibyo rero reka mutuhamagare Umuzamu mubwire amahoro ugerageza utware neza kugira ngo nawe abyumve sibyo sibyo ni ukubura uko ngira pe ihangane humura ihangane sibyo ese ubundi ngende ibaza ugiye kugenda yego ahantu nari kumwe nawe humura shuri iminsi ntabwo ine ahubwo hamagara Zamu umwaka kuri njyewe humura n'ubumara nzabanguka hamagara Zamu ahubwo tumubwire twumve muhamagara inama mfite no kuganira Zamu muhamagara maze sije ko umuntu byakubabarije nawe uzi wari mutiri mu kigo ntacyo turaza kwicara aho ngaho tuvugana amakuru se Zamu akazi biragenda mabona wishimye kazi rwose kakuranye ubuki n'uburyohe nibyo kabisa hari ikibazo ufite mu kazi kawe nta kibazo okay numva ari sawa rero so Zamu rero reka niko gutinza mubwire icyo muhamagariye kugira ngo usubire no mu kazi kawe ngiye kujya mu kazi mu ntara namara iminsi ariko itari myinshi ntabwo igera mu cyumweru nari hano mu rugo sibyo so rero ndagira ngo usabe arabizi tubanye neza ndigeza ko ibintu byose ari ikibazo se nta kibazo kibirimo nta kibazo n'uburyo so noneho icyo rero ugiye kugusaba ugiye gusigara mu rugo urabona umukozi wacu yaragiye ntabwo turabona undi mukozi urasigarana na sheri sibyo kandi sheri urabona ko abayazindutse ajya mu kazi agataha bwije urikumva ashobora kuva ku kazi yakeneye nk'amazi ashyushye akaba yaguhamagara ati nimushyirira amazi cyangwa se akaguhamagara ati ntekera ka mukaru tumutu kugira ngo usigare imbere hafi sheri sibyo kandi urabona abagore abizi bagira ubwoba atazagira ubwoba ujye umuba hafi nyine kugira ngo atagira ikibazo agera hano mu rugo reka nkabura se ko ntari birye ndagomba ndi hafi ye rwose rwose ntukagira ikibazo shu Zamu ahumura arahari sibyo ntugire ikibazo ntabyo nzi n'ibyo Zamu oya ugira ikibazo ubwo wowe icyo ugomba kuzajya ukora ugiye kwitabaje ari na serivisi akwatse ujye umuba hafi sibyo kandi ntugire ikibazo n'inzo nzakubwira usiza musinzira ku gipangu norozi ugiye kusiga undirindishije ntabwo mukurindishije ni mu buryo rata Zamu bwo kugira ngo byibuze wenda niba ari nk'akantu azakenera numva ntabwo yava ku kazi ngo ajye kwishyuriza amazi ajye kugira ibiti agize ikintu agusaba usanga hafi kandi nzakugurira akantu nzaguhemba bishimishije ngo ndasinzira yari yasanga nasinzira kabiri kangahe oya niwe rero ibyo tuzabikemura njyewe ura kunshakira umukozi kazi oya umukozi nawe tuzamushaka nzakugurira akantu izo nshingano zikore neza sibyo nta kibazo nzabikora bose okay ngaho rero isubirire mu kazi ubwo nzagenda ejo ntabwo ngenda ubwo nijya kugenda ejo nzagusigira n'akantu uzaguha kandi nizo nzaguha n'akandi ariko bizaterwa n'ukuntu uzitwara ntazakubwire ngo yakubuze ngo iki cyangwa ngo wambwiye ngo inshingano zanjye ni Umuzamu ibyo mu rugo hoya ibyo azakubwira uzamufashe oya mpamvu nawe sibyo ntari birye
ni umuntu muzima turakorana ntazagira ikibazo azajya anyiyambaza igihe cyose azajya ankenera cyose nzaba mbamara. Kuzamura koze cyane rero mu gitondo unyibutse musigira aje kaka mukunda kwitwa muki bakita marishari. Kamarishari. Okay. Sawa ndaza kugusigira amafaranga kuri Kamarishari ngasubira mu kazi. Sawa boss. Sawa. ariko nawe rero murabutangiye oya ariko njye simbishaka ariko n'undi kubinyumvisha muri ko simbishaka. Okay ntacyo ndabizo nabyuko wabyumvisha ntacyo sibyo Simbizi. Shunga rero reka njye gukaraba ubwo ngiye kumenya sibyo. Okay. none se okay oya nta kibazo ariko buriya naza kureba wenda icyo umuntu yabikoraho. Yego. Okay sha nanjye narinda gukumbuye pe. Yego. Okay. Rero kamureke nanjye nyine nibwo ngiye kuruhuka nyine nari mvuye mu kazi ko navuze ngo numve nyine ukuntu bimeze mba makuru buriya ndaza kuza kuguhamagara nyine video call nimara nimbyuka. Unangura ntago ari sawa. Oya babarira ntabwo nigeze nguga ko ikintu nshaka nushaka uzabyihora icyo mpfa nuko mubona waje. Ntago iyo minsi nyine namukirengeje njye nawe ntago bizava murabizi. Sawa rero nanjye ndagukunda. Sawa bizo Umwana mukobwa sawa no rusana ndagara sinzi ko yita kono nadamaraye cyagenze bite bose yaragiye asigiye igipangu cyose uno niyo gikontorora cyose nakoze ntabwo bagiye ku kazi akaza yiryamira nanjye bose yaranyongeje amafaranga none ugahura marishari ye bose rero yakubye kangahe 3 kose nisaza akazi azamara umwaka umbara umukiritiyo kandi no bikimukiye watse kuri wamuje kumubona afite ubumenyi embereye neza unakara kuyanje kumugoro we nigire wase mabo jawanye hano mukobwa ko numva bitavamo wenyine nakakubwira karaga marishari twiwe indi diri gendazana tumukunda mugurira akantu none muri ugasoma ntabwo uzamenya rero birangiye kandi urasanga biciyemo neza nta n'ikibazo kizavuka nabyo bizavuka nta kibazo genda bizi mikoboyi wanjye ariko umuriro wanjye kugira ngo bose naza azasanga ari cyabaye ariko n'amaguru wowe urukankana uruko ngo bose nahari urwirukankana undi urugo umwana mba ndi ku kazi wije gatoya ubita igisambu kibazo nkahita nkiwe si n'ibyo nako ni akazi katugakore karangiye ubu ni mu Rwanda haza gukubita marishari ebyiri imwe ushaka no kubona ku mafaranga nyuma yo gufita ku mafaranga yewe ndaza nsuze mabuja wawe tuganire tumara kuganira
birangira ntazamenye ibyawe genda mwera kandi bimwe nta kibazo mwana ko ndabyemeye ibyo ni gahunda rero ubwo no kumugoroba sawa bigiye kuzansaza byo muri uru rugo. Zamu we Zamu karama mawe sundi watinze he ndimo gufunga igipangu umva mu amazi yo kunywa n'inkwenda n'inaniwe. sinakubwiye bakinga ngo niyigire Caritas ntabwo bashyiramo turangi shyira amazi wowe akwagura amarishari ebyiri giye ntugire ikibazo ikiraro cyangwa turangize we uriya mugabo mana angeza aha iminsi yose ishira gusa aka kazi nzaza nkavamo ndumva nanone mvumva umunaniro ndumva nanjye no kugira ibitotsi cy'amana yanjye uko se mana ndabigenda uko biri kungora ndumva nanjye no kugira ibitotsi. Zamu ugenda nakubwiye ko niba nguhamagara kandi nzaza nkubona n'ubundi ushaka kunyongera ibibazo mba nifite mu mutwe wanjye. akamaro ushaka mba ndimo kuncunga igipangu neza ndeba ko nabisambo biri ndetse iyo nguhamagara rimwe urabizi mba nifire mu kazi nifite stress naniwe nawe ukanzana ibintu byawe ngo ndemwe nk'inshuro zose mba nguhamagaye. urabona ko jya kunzanira umugati ku muhanda mba sindiwe nateka rwose wamvuye imbere se ukagenda uracyari hano ukora iki? ndumva nanjye no kugira ibitotsi wagira ngo naho naciye hose wagira ngo nasinze ndumva nasensteresi ariko mu kazi uyu munsi nameze neza mbe nirambitse ariko sinzi mana ariko sinzi mana uriya mugabo numva nameze neza. What? Ni ibiki? Oh my god. Sure. No way. Sure. Ibi ni ibiki ndi kureba? Oh my god. No way. Sure. Sinishuru.
ugiye kugira bari inama yangira. ese noneho kumpamagaye igikuba bimeze bite? Byancanze numva nanaturagura amashashi mva mwana yanjye si umugabo anyita mubwira ngo kiko byagenze gute se? ejo navuye mu kazi Mana ndumva nayo nabyi ndumva muri make byancanze. Byagenze gute se? Karangije mvuye mu kazi none nari naniwe nifite stress y'ubuzima bwinshi n'amakozi n'umugabo yaragiye rero kwirirwa muri uruzi ngiye nyine nawe ubona ukuntu bimeze n'ibibazo. Ndangije mpamagara zamu ati zamu nzanye amazi yo kunywa simaje kuyanywa ndasinzi numva ngize ibintu by'ibitotsi cy'ukuntu mba ndasinziriye ntabwo nsanga intebe zose zuzuye iki mazi ko mana byanshanze mana sinzi ikintu cyo kubwira umugabo wanjye ndibaza isi mana njye kwa muganga usanga intebe zose zuzuye amazi numva ndi gutonekana mu nda numva sinzi ukuntu meze. Nizamu wabikoze se? Aya mana yawe Nizamu ntabwo yamwinyuka we nanabimenye ko ari Nizamu make nanjye ubwanjye ntabwo nzi icyo gukora. Dore ngira inama ndakora iki? Reka nkugire inama rero, ikintu ugomba gukora ejo uzongera ubyigire umwaka amazi sibyo? Uyamwaze nka mbere uko we wayamwaze umubeshye yuko wayanyweye sibyo? Urebe igikurikiraho. None bizanye ubusema ndamutse nsanze Nizamu nasara oya ejo uzongera ubigenze gutyo uzambwira. Ntabwo nakongera kubivuga gusa ndamutse mbikoze none ngashiduka nongeye ntuzayanywe basi uzayamwaga. Urabizi umuvandimwe wanjye ndagukunda basi ndagusabye ejo uzaba uri hafi yanjye ndakwinginze. Akunda babaye mana umva byancanze basi ndakwinginze kuko wintera agahinda uramukirize nanjye urabizi nabi kandi ntagerageje kubyihanganira mu buryo bwose bushoboka. Ndi no kugerageza ngatekereza ko bitabaye nkabyikuramo mwicuza n'impamvu umunsi w'ejo basi hari undi muntu uri hano wenda mushyitsi? Nta wundi ndi kumwe na Zamu ntabwo nzi icyo gukora ntabwo mbizi byanshanze. Ejo uzabigenza uko nguko nzaba ndi hafi tuzareba. Ndikunite we mpa nimero yawe sibyo ukubita byacari cyane mugoroba noneho diri yarangiye ahubwo ni mugoroba wongera umurero umuti hari birenze bwira nimero yawe ahubwo vuba 08 ego ubashaka kongera kongerageza uretse nkoresha ndamwereka uretse Ubusimba fashe ntabwo mbafashe ubusimba fashe ukuri ubusimba fashe sinabwo kumeza ntabwo mufashe. Cyakubwira inkuru yambayeho kugira ngo namwe ababyeyi mwirirwana n'abakozi bo mu rugo b'abasore ntabwo ari sawa. Umunsi wa kabiri navuye mu kazi umugabo wanjye yaragiye mu rugendo ngamazamu amazi nshyiramo fenega birangira cyanze amuhohotera niko wenda niko nabivuga byarangoye ku buryo nashatse no kujya kwiyahura ariko kubera yuko umugabo wanjye yanyumvishije akanyakira akakira nyine ibyambayeho kuko nawe ibyambayeho ku bushake ibyambayeho ari impanuka aranyumva. Ndabagira inama mwa babyeyi mwe mufite abakozi b'abahungu mu rugo rwanyu cyangwa se n'urugero na Bazamu witonde kubera ko abahungu b'iki gihe nta kindi kintu bagamije atari kudusenyera ingo zacu. Ndumva ariyo nama nabagira.